n'ifoto ye iba mu cyumba cyanjye. Mura ndabyuka nkayireba, naryama nkayireba. Ifoto yande? Ifoto ya Dorcas. Aha, urabyuka? Ndabyuka nkayireba, najya kuryama nkayireba, ahantu hose mba nyireba. Ariko ngo wakunze muri Dorcas. Ye baba we, umutima wanjye neza wahise ufatirwaho. Bahise bajugunya urufunguzo muri Nyabarongo birarangira. Naramubonye mbona ateye neza, mbona ni mwiza, afite umubiri mwiza. Dorcas wamukundiye? Ye baba we, ni mwiza, avuga neza, afite urukundo, afite intoki. Wahaye kirango wamenye gute ko afite urukundo? Aririmba urukundo se? Iyo umuntu usenga wese afite urukundo, nabyiyumvishemo. Kandi hari n'ijambo bamwe ngo nawe mfura y'urukundo. Cyane ninjye mfura y'urukundo. Ni inzozi zanjye Dorcas, njyewe nyikubona, ndagukunda sinkubeshya uwo. Inzira yawe niyo yanjye uwo. Tubahaye ikaze abakunzi ba Star TV. Uno munsi nongeye rwose ngarura mbona bihita bitewe n'igihe kinini mwamunsabye cyangwa se mwashatse kuzanga baganirize, mbona bihita bimeze bite? Bana bimeze neza, abafana ba bicano yacu bita aba Star TV ndabasuje cyane kandi ndabakunda umunsi ku munsi. Murumva rero ntabwo rwose nari maze iminsi nataboneka, ariko ubu nongeye ndagaruka kandi nagarukanye byinshi byiza byinshi cyane. Aha, ariko wari umaze igihe urwaye malariya. Malariya rero yaranyibasiye, yarambayeho nk'ikariso cyangwa ikabutura cyangwa mu bwondo. Hanyuma ariko rimwe na rimwe usanga rega buriya ari imiti nyine umuntu anywa. Narayirwaye ndarwara ndaremba hafi no gupfa. Imana yo mu ijuru niyo yantwaye irangiza. None se baravuze ngo wafashe ngo imiti mwanga kukuvura? Nyine ni pharmacy nyine icuruza imiti yabaye expired nyine tu yarangiye. Abantu y'abatuzi bacuruza ibintu byarangiye. Cyangwa wagiye kuyigura magendo usha? Ntabwo nagura imiti magendo gute ubwo? None se ubwo nagiye kwa muganga ndipimisha nsoze kwipimisha barambwira ngo ugerajya kugura imiti kwa. Ariko ari ikintu mutazi, hari imiti ngo y'ibihumbi 3, 5. Abo ijyanye na kibagwa kwa Ritemu. Akareka cyangwa ari warwaye urukundo, dore waje unambwira ngo ari ikintu ushaka kubwira abanyarwanda bijyanye n'urukundo ngo rw'umuhanzi bita Dorcas. Urukundo reka mubwire buriya siko abantu bose bavukana urukundo. Urukundo buriya rugira imfura. Rugira imfura? Ninde mfura y'urukundo? Ni njyewe. Kuki uvuze ngo niwe mfura y'urukundo? Kandi buri umuntu ugira urukundo biba binamugaragaraho nyine tu. Urumva ukuntu byagenze. Ayo magambo uri kugenda wumva abantu bavuga ngo ngiye ngo ndi mu rukundo, ukuri kose ngenje kugushyira hanze. Ngaho tubwire, uri mu rukundo koko cyangwa ni bimwe byawe? Umbwize ukuri numbeshye, abanyarwanda babwize ukuri. Urumva nyine twituriye nyine hariya Norvège kabisa. Norvège? Ibyo bya Norvège bihuriye he n'urukundo? Nyine urumva ndagira ngo musobanurire ukuntu muri yose meza ayo magambo ugenda wumva ayo mazimwe yose tubishyireho nyine akadomo. Njye nari ndimo nditembera. Ntembera mu bipangu nyine, dore ko ari mu bipangu by'abakire n'iki tuba tujya no gushaka no wifi bw'ubuntu nyine. Subizi se abantu mukoresha wifi mane ze? Ndabizi. Murabizi, reka mbabwira twese turabizi dusangiye iki kibazo wifi y'ubuntu mwana ni good. Urumva nyine tuba twagiye guhiga wifi. None ndimo ndakatakata baba we bangeze nyine ahantu nyine Emirene nyine akodesha. Aha Emirene akodesha? Bigenda bite sasa? Kuvuze se ngo si byo se? Ntabwo mbizi. Batari arakodesha. Ubwo rero mba nsanze nyine hanze y'igipangu nta muntu nyine uhari. None se winjiye mu gipangu? Ntabwo twinjiye mu gipangu. Wakinjiramo se? Afite imbwa ya danje. Ebana nta muntu ukihegera itatangira kumoka. Iyo mbwa? None ikindi nyine abafite nyine amahane ya danje, nta muntu nyine wapfa kwegera nyine. Twabukiye inyuma mbona nyine Vestine na Dorcas. Ariko ngo wakunze muri Dorcas? Ye baba we, umutima wanjye neza wahise ufatirwaho. Bahise bajugunya urufunguzo muri Nyabarongo birarangira. Naramubonye mbona ateye neza, mbona ni mwiza, afite umubiri mwiza. Dorcas wamukundiye?
ye baba we ni mwiza, avuga neza, afite urukundo, afite intoki. wahaye kirahubwo wamenye gute ko afite urukundo? aririmba urukundo se? iyo umuntu usenga wese aba afite urukundo, nabyiyumvishemo. kandi hari n'ijambo bamwe ngo nawe mfura y'urukundo cyane, ni njye mfura y'urukundo. ngenda natetesha rwose baranzi. hari umuntu usaba waratetesheje ku buryo niwo Dorcas ushaka gukunda wenyine? umva uriya ahubwo tugomba gukundana. urumva naramurebye. ubundi duhe inkuru neza. ukimara kurunguruka kuki yose oya bureka hari ahantu ushaka kukubaza. kuki wavuze ngo ugiye kurunguruka kwa Irene? ntugire ikindi gipangu ujya kurungurukamo cyangwa ujya gufataho wifi? kuki wahisemo kujya kwa Irene? urumva kwa Irene haba hari ibyamamare byinshi umuntu nyine abatari yabona. muri make wari ugiye kureba ibyamamare. hahora nyine abasitari ba Precizi bose barahora nyine baje. bahahora nyine abantu benshi nyine baba muri entertainment. urumva ngewe amaso yawe nyine narangurutse icyo gihe nsanga Bestera na Dorcas bari hanze bari kwifotoza nyine. bari kwifotoza muri pasiparume ihari, bari gufata amafoto imbere y'agati k'indimu. kwa Irene neza urahazi cyane rwose. reka ne kwarangira abantu utazajya kumutera kandi ntabwo abikunda. komeza iyo nkuru yacu. urumva ndarunguruka nyine. wambonye umwari mwiza, useka neza, aseka neza. ye baba we numva nahita nyura muri giriyaje ngagenda ngahita muhobera. none se uri kuvuga ngo wakunze Dorcas? naramukunze. ubu ngubu kubizi niba ugiye kujya wenda mu rukundo n'umuntu cyangwa ugiye gushakana cyangwa ugiye kubana, uba kwemerera urukundo, ni iki wamukorera? anyemereye urukundo, ikintu cya mbere namukorera ntabwo namubabaza, namukunda ibihe byose. ntabwo wamubabaza, wamukunda ibihe byose. ikindi nyine umva iterambere ryose urumva yaba abonye amahirwe se ufite atabona ahandi nayahe? urumva buriya ikintu cya mbere ni urukundo. namuha urukundo hahandi azaza abyuka ari mu rukundo, akagenda ari mu rukundo. umva igihe cyose. none se wamara kumuha urukundo, ibyo birumvikana pe wamuhaye urukundo. ubwo ufite inzu muzabamo, ufite imodoka muzagendamo, urumva ufite ibiki nyine bizaba biri kubafasha muri ubwo buzima bwawe. urumva ngewe ndi gentleman. se umva uzavuga ngo uri gentleman nyine? urumva kubera urukundo no hasi reka umwana yaharara. ibyo byari ibya kera. ariko reka mubwire, undi se bakunze umukobwa nk'uriya uraba afite n'amafaranga, yazana ye nawe ukazana yawe. ubwo se ayawe wazana nange? ngewe se urumva reka nkubwire, buri rukundo ni urwa mbere. kandi abakobwa buriyo bamaze kugera mu rukundo barujyamo cyane kuruta buriya n'abahungu. buriya reka nkubwire, bureka abakobwa ngo iyo bagize ute, umukobwa yagiye mu rukundo arujyamo cyane no kurusha umuhungu. urugero buriya njye nshobora ngize amahirwe yo kubonana nawe, urumva nyine biba bigoranye. njyewe namubwira ijambo rimwe ryonyine, Dorcas, I love you, nakupenda sana. kwagaranyo bivuga ngo ndagukunda mu Kigande, nagupenda n'urundi mu Giswahili. uzi indimi zingaho ubundi? njyewe nzi Igifaransa. bureka igihe uzi Igifaransa, tubwira ijambo rimwe uzi mu Gifaransa. je suis malade, je suis la tête. je suis malade bisobanura ngo ndarwaye. urwaye iki? je t'aime bisobanura ndagukunda. tugende. inkoko bahita mu Gifaransa? inkoko kokori. komeza. uzi Igifaransa, uzi urundi rurimi uzi ni? nzi n'iringara nyine n'igiswahili. iringara n'igiswahili n'ikinyarwanda n'icyongereza. hanyuma ugiye kuvumba wifi ujya kwa Irene ubona Dorcas. kuhava byarananiye, kugenda biranga, ndahahagarara. ifoto ye nubaka kanyira cyandi mu maso. njye si ukuvuga ngo mubona iracyakuri mu maso. bari kuvuga ngo bari kwifotoza, bari bambaye bate kugira twumve koko niba ari cyo. twumve ko iyo foto ikuri mu maso. reka nkubwire, Dorcas yari yambaye ijipo igera nka hano n'akaboro k'agasengeri. urumva Destina nawe yambaye ikiboro kimeze nk'igikanzu. bambaye n'ibirenge kuko bari mu gipangu bari kwifotoza rwose.
iyo foto ntabwo n'ubu iramva mu maso, ngewe uriya mwana azaze rwose mujyane mwereke mama kandi azamushima twibanire. uriya mina kuhita umushyira mu mago se cyangwa umushyira mu mago? amago yahe se kari cyo cyo amago ntese ugira ngo buriya gushyira umwana mu mago biba bigoranye. Niba umukunze mujyane muteteshe, niba utazaramba niba umukunze mujyane. komeza se kwisireke no hasi araharyama. buriya umukobwa no hasi yaharyama. icyambere ni urukundo. reka dukomeze. ukimara kuhagera ureba mu gipangu ubona Dorcas na Nuza na Vestina. ukunda Dorcas? ndamukunda n'ubu ndacyamukunze. ikibazo reka dukomeze. none se wahise utaha hakurikiyeho iki? urumva nari nje gukogota wifi, babyita gukogota wifi. wari uje kuri wifi uje kureba filime se? narakomeje ndareba gutya ndebera muri grillage kuko ntabwo batubonye. ntabwo bababonye. twarakomeje turebera muri grillage. turebera muri grillage abantu barakomeza, mbona uburyo agenda, mbona uburyo afite size nziza, ateye neza, afite umubiri mwiza. noneho mwimajira noneho turi kumwe ndi kumuganiriza, ari guseka, namuteye story se bwo wamutera zikamusetsa n'imizi. namubwira ati Vesti biro njya kwereka ingona kuri Nyabarongo. ingona kuko nkamubwira ati abandi babajyana ku Kivu ahantu heza. oya ibyo ntabwo bikigezweho. niba ukunda umukobwa mufate umujyane, urumva cyo kumwereka uko baroba amafi. akandi kantu wamukorera kakamushima. akandi kantu se ugende uteke runonko, urumva umuhe kuri runonko yirire, umwigishe kurira igiti. ibyo ni ibintu biba biri umwigishe kurira igiti. umwigishe kurira igiti. ubundi cyambere ni urukundo, naho kuvuga ngo usohokanye ngo umuntu ngo umujyanye ngo ku Gisenyi. ibyo bintu bimaze gusaza, ntabwo bikigezweho. ibyo bintu basore muri kubikora mu bireke, ntabwo ibyo bintu bikigezweho rwose. 1,000 cyatuma umukobwa yishima, ariko 100 umukobwa wamujyana akayarya agataha mwana arakaranye. iyo umukobwa buri mweretse yuko ufite amafaranga urashya. hari umukobwa se wigeze kwereka ko ufite amafaranga? reka nkubwire. ase ubundi muri gukina ya filime Metero Nzovu ko mwari hiti, nta bibazo yagiye uhura nabyo? ibibazo byabaga ari iby'abakobwa babaga bagukunze ako kanya, ariko icyo gihe nari umwana. icyo gihe ntabwo nyine nari nagatekereza nyine ngo ibintu byo gukundana, urumva byabaga bigoranye nyine. byari Nzovu se yarakundanaga muri kiriya gihe? Nzovu yakundanye guhera kera n'abitwa ba Shitani. None yabonaga umubebe agasara akavuga ati uyu rwose ni uwanjye. ariko njye nyine nabaga ndaho nyine ndeba gusa, mvuga ati nyine turamara gushutinga umuntu ahite yitahira. harya Metero Nzovu mwayikinnye ryari? guhera 2019. ni kera. narigiye kwitana no mubaza ukuntu wabonye Vestina. harya Vestina Dorcas ambwiye ko wamubonye muri ejo bundi 2024. 2024 gutyo. mwaka ujya kurangira kabisa. mujya mu rukundo, ariko uzi none se gukunda umuntu we atazi ko umukunda, uzi ko kuri we ntacyo yabimubwiye? reka rero nkubwire, buriya abantu benshi buriya nubura n'umukobwa ukaba uri kugenda ugasanga ahise akebuka gutya akakureba, hari igihe aba ahise agukunda kandi wowe utabizi. gukebuka gusa utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba. izo ndirimbo nta kintu zazivuze. hari umukobwa se wigeze gukebuka aragukunda birarangira kuri wowe, cyangwa ibyo ni ibintu byo mu mafilime? twebwe ahubwo hari abo twagiye dukunda kera. harimo umukobwa wo muri karitsiye aho bita muri Zamburi, byo Noruveje Karama, Mudugudu City. umukobwa twiga ku kigo kimwe, ndamukunda, mbona nyine nta kintu atwaye. urumva ubwo rero abahungu bose bakamusarira. ariko njye ndavuga uyu mukobwa nubwo atwika mu kigo, niwe bashyiraga ku murongo agasoma bakererewe, urumva akatwigisha kuri rassemblement, bamwitaga Lisa. tunaturanye ngenda ndatinyuka, hari icyo bita tinyuka mu Nyarwanda. ndatinyuka hari ku mugoroba ngasanga saa 12. saa 12 ndagenda gusa wabo hari akanganye yawe kwa mukuru we. iyo wakomangaga nabyakurangiriragaho
urushyi wahitaga ururya. Mbese mukuru we yahoraga wahitaga ugafata kuko habaga abakobwa nyine ariko bagira nyine amahane. Ubwo njye ndagenda ndihagazeho ndagenda ndakomanga akajya hasi irasohoka. Nari nje kureba Lisa ufitanye gahunda turayifitanye kandi nta gahunda mu by'ukuri mufitanye. Nta gahunda twari dufitanye kuko umutima wari wakomeje kumbyiga, njye ngira urukundo cyane, umutima wari wakomeje kumbyiga, umva kuryama byanze, mvuga ati uyu munsi nari maze kureba ya ndirimbo ngo ni urare utabivuze iby'ejo birara. Ndavuga nanjye reka ninyuke ngenda mfite ibyishimo bya danger na motivation, mvuga ati ngomba kuvayo ijambo ndivuze. Ndagenda ubwo haciyemo akanya arasohoka baravuze ngo tujye kuganira hariya, tuganirira ahantu muri Gobyori inyuma y'inzu yabo. Ijambo se wararikocoye cyangwa turaza kuhagera? Yaje yambaye ekuteri afite na telefone ari kumva imiziki. ngo mbwira icyo nshakira. nyine ngo mbwira shango ndimo ndihuta ngo hari ibintu ndimo ndakora ngo mva ari nyine naragukunze kandi bimazemo igihe kinini, ndakwinginze ndumva twakundana, ngiye rwose ndabikubwiye ndagukunda. Wararikocoye? Arangije hari mu ijoro ariko yahise akoresha amaso ye. Byari nka sangahe? Hari saa 12 z'ijoro. Kuki se bujya kureba abakobwa ayo masaha? Ayo masaha rero impamvu insoresore nyinshi zijya kureba abahungu ayo masaha. Insoresore zijya kureba abahungu? Abahungu? Wowe ndibagiwe. Insoresore nyinshi zijya kureba abakobwa saa 12. Uzi impamvu se? Baragenda bitwikira ijoro kugira ngo batagira isoni niba batera indobo cyangwa niba bakatira bagende babona aho birukanyira. Komeza iyo ijoro ryose ndacyakomeza. Maze kurivuga we yahise akoresha amaso y'umwuka arankontora arantsikana. Hari 2010 na kangahe? Hari 2016. Hari 2013. Wibuke neza mu kiganiro turi kuvuga wambwiye ko metero nzo mwakiri 2019 2020. Yego. Wavuze ko utari wagajya mu bintu byo gukundana by'abakobwa. Kuki muri 2016 wafashe umwanzuro? Ni rwa rukundo rwitwa ku ishuri. Urukundo rwo ku ishuri rurongoza. Rurabeshya. Uba wumva nyine uba wishyizemo akanyabuga. Urukundo rwo ku ishuri kamanze nuvuga akantu gato. Urukundo rwo ku ishuri uba wumva ibintu byose byoroshye kuko ubu biwanye ikintu cyose ubona nyine nari bibona ibintu byose ari uburiro. Utawureba filime z'inkundu ukavuga ati nanjye rwose uriya ukawicaye mu ishuri utera umunyeshuri mugenzi wa kajisho w'umukobwa avuga ati byarakunze. Bari abanyeshuri bagira urukundo rwinshi gusa mugisoza ishuri numenya aho rugiye ubutangiye ubundi buzima. Ubwo bumva icyo gihe yahise ankubita amaso y'umwuka hari mu ijoro arasikana guhera hasi kugeza ku kirenge, arongera arazamuka ku mutwe umusatsi ngo Cedric ngo byari byiza pe ngo ni na byiza ngo kandi urakoze ariko sinakundana nawe. Ubwo wabyakiriye ngo uzi impamvu natakundana nawe? Uri igikara, uri mugufi. Yari muremure agusumba? Yari mugufi. Ni kera. Uri mugufi, uri igikara, ngo nta mafaranga ugira. Muri icyo gihe se ko hari mutoya uvuga ko umukobwa yarakurutaga? Nago yandutaga, yari afite nk'imyaka nago yandutaga gusa wumve ngo we yakundanaga n'ababebi nyine bakuru n'abatipe nyine bakuru bafite udufaranga bitwaga babiganza nibo bari bagezweho nyine icyo gihe. Ubwo nyine umubebi abarambunurije abarambwira ati wowe rwose ngo nago byavamo ngo mfite ngo umusheri. Uzi icyo gihe hari icyo bita ngo umusatsi ukuvaho, umusatsi wamvuyeho urumva, hanyuma umusatsi wamvuyeho numva nshatse kwinyarira, biramanuka umubiri wose nuzura ubushagarira bw'ubwoba. Ayo numva nshatse kujya kuri wese, ubwoba buramfata, ikirungurura kiramfata ngo kandi baye. Yes we ibaze nahise ngenda nirukanka, noneho mu kugeruza ibyago nahuye nabyo naragiye mitara na sitara mitara nikubita hasi ino bandasitaye muri sitaye iburyo ubuye n'ibibazo narasitaye mba nsitaye ngenda nirukanka ngenda niyumvisha ayo magambo ngeze mu rugo nsanga banafunze
mu rugo iyo wagezaga saa 12 n'igice cya saa moya byabaga birangiye mu rugo ubundi kuhaba barakanira cyane ntiwakumva indirimbo z'isi bazita bizisi ntiwareba filime z'isi bisaba ngo mureba za zindi za Basalomo filime nyine ngo z'abantu b'Imana unimba ingofero noneho umva iyo nkuru wari uri kumbwira mise nyiza nanyoza n'urukundo wavuze ngo wakunze Dorcas none se nawe iyo nkuru nikomeza kugukurikirana bizagenda ntabwo yankurikirana kubera yuko akakanya baba we akakanya se ntabwo nyiri umwana ubundi umuntu mukuru ubizi ute katakwanga mwana nje ndi bogari mwana ubizi ute katakwanga ntabwo yanyu use akanga umuntu nkanjye w'ibigango koko ikintu wamwisabira icyo namwisabira nuko yafungura umutima we akareba hirya no hino akabona yuko hari umutima umukunda akabona yuko hari umuntu uhorana ifoto ye mu maso akabona kuko murota buri munsi ngamutekereza buri munsi n'ifoto ye iba mu cyumba cyanjye ndabyuka nkayireba naryama nkayireba ifoto yande ifoto ya Dorcas urabyuka kubera yuko nyine ndamukunda kandi nabagomba kuba mu rukundo Dorcas ubu butumwa bugira ute bumugereho rwose witeguye ko nakwanga biragenda bite ntago yanyanga mwese agira ngo njye kwa Makuza abanyarwanda cyangwa njye kwa Mutangana ntago njina oya nkunda kubera ko sinshaka kujya kwa Mutangana gira ikintu umubwira cyanyuma Vestina please Vestina se cyane Dorcas please Vestina fasha rwose murumuna wawe amwunde sibyo ndakwinginze Dorcas please jewe urambona kandi ndi umuhungu mwiza uzakubera imfura nzagukunda ibihe byose mu bibi no mu byiza tuzaba turi kumwe wumve ngo uru rukundo rwanjye uru rukundo rw'ibihe byose sinzakwibagirwa sinzagupfusha ubusa sinzagutererana Dorcas nzahora ngukunda ibihe byose nzahora ngukunda Dorcas nzagukunda nawe muririmbira akaririmbo kamwe Dorcas Dorcas kukubona biranezeza niteguye kuba hafi yawe izuba riri kure urukundo ngukunda ruri hafi uzi kuri n'umuhanzi nanjye atari njyewe n'inzozi zanjye Dorcas njyewe nyikubona ndagukunda sinkubeshya inzira yawe niyo yanjye Dorcas I love you ibihe byose tuzagumana ibihe byose turabashimiye rwose uyu munsi umuntu abita yaraje kutuganiriza kubwo yari amaze igihe afite ikibazo cy'uko yari yarwaye gusa uno munsi yameze neza narimo atubwira n'ukuntu yakunze Dorcas turabashimiye mbona bita kuba mwitabiriye ubutumire bwacu murakoze cyane ikiganiro nakagaruka ndabakunda namwe mwese mu nkunda